Yesu ashimwe mwene data. Reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana uyu munsi wa none, twumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero. Mu ijambo rifite umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo Yesu akiza umuntu utewe na dayimoni. Ni Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 4 uri ku murongo wa 31. Yesu niwe ufite ububasha bwo kwirukana imbaraga mbi zose z'umwijima zananiranye, imbaraga mbi zose z'indwara zananiranye, n'ibindi byose biduhiga amanywa n'ijoro. Iyo utabaje Yesu arakumva kandi akagukiza. Iyo utabaje Yesu akuba hafi akakumva vuba. Niwe wenyine gusa watsinze Satani akamumanura ikuzimu akamusika. Natwe rero ibyo ngibyo bidutera Yesu abizirike, abyirukane, abidukize, aturwanirire. Nawe mwiringire, umwizere, ari bugukorera imirimo n'ibitangaza. Niwe wenyine gusa ukora, kandi niwe wenyine gusa ukiranuka, niwe wenyine gusa wumva gutaka kw'abamwiringiye n'abamwizeye bose. Muri iki gihe cya none duhura n'ibigeragezo, duhura n'indwara, duhura n'ibidukomereye. Aho guhamagara Yesu ngo tumutabaze, imbaraga zigashira, tukiganyira, tukajya kure, tukibaza ngo mbese ko indwara tubaye akarande. Ariko Yesu arashoboye, ajya ahangamura abadayimoni, ajya ahangamura ibyananiranye. Nawe mwereke icyo kibazo cyawe ufite, ari bugihangamure, kuko ari we wenyine gusa ushoboye gukiranuka iminsi yose. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 4 umurongo wa 31, ariho twasanze umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo Yesu akiza umuntu utewe na dayimoni. Yesu ni wenyine gusa ufite imbaraga zirukana abadayimoni. Hari abadayimoni batuzaho bakaduteza ibibazo, ukagira kamere, ugatukana, ukavuga nabi, ugasubiza nabi, ukumva ibyo bakubwiye byose nturi kubyumva, ukabikora uko ubishaka. Kubera ko hari igihe dayimoni iza ku muntu ikamutegeka ibyo akwiriye gukora bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Abantu bakagira ngo niko usanzwe uteye, abantu bakagira ngo niko usanzwe uvuga, nyamara muri wowe wifitemo kamere yo kuvuga neza, atari kamere mbi yo kuvuga nabi. Muri wowe ufitemo igikorwa cy'urukundo no kubana n'abantu bose amahoro, ariko kubera ko dayimoni ikuganza iri muri wowe, ikagutsinda, ikaguha kuvuga, ukumva ko uvuze ushize amanga, ariko utabivugishijwe n'umwuka w'Imana, ahubwo ubivugishijwe na kamere watewe na dayimoni. Rero muri ibyo utabaze Yesu kugira ngo aze ature muri wowe, kamere itsindwe, umujinya utsindwe, ikibi cyose cyakubamo cyatuma ukora nabi, uhemuka, wambura, udakora ibyiza byo mu rugo. Waba uri umupapa cyangwa se umumama, inshingano zawe ntizigende neza. Ushobora kuba umukobwa cyangwa se uri umusore, ibyo Imana igushakaho ntaba ari byo ukora, ahubwo ugakora ibyo kamere yagutegetse, kuko dayimoni aba yakuganjije. Rero turakwiriye kugira ngo dusengeshe umwuka iteka, nibwo tuzabasha gutsinda dayimoni utwinjirira agatera umuntu. Reka twumve rero ubutumwa bwiza bwo muri Luka, duhereye ku murongo waho wa 31, igice cya 4. Hari kuvuga ngo aramanuka ajya i Kaperinawumu, umudugudu w'i Galilaya, abigisha ku isabato. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Ijambo rya Yesu rifite ubushobozi. Ijambo rya Yesu ryatuma utsinda urugamba, ryatuma utsinda intambara, ryatuma ubona akazi. Ijambo rya Yesu rifite ubushobozi bwose bushoboka. Wumve ko niba uyambaza ijambo rya Kristo rizakurengera mu byago, ndetse ugeze no mu makuba, mwiyambaze azakurwanira. Nuko mu isinagoge harimo umuntu utewe na dayimoni, atakambira Yesu ati, ayiwe, duhuriye he Yesu Kristo w'i Nazareti? Abadayimoni baramuzi, bazi n'aho atuye, bazi n'imbaraga ze, bazi n'ibimurimo, none batangiye gutaka. Niba abadayimoni basaba ko Kristo yaba ababarira, ni gute natwe tutababarirwa, twe abantu tutari abadayimoni? Nawe rero wereke Kristo ibyawe byose, umusaba imbabazi, ari bukubabarire mu byo wanyuzemo udakiranutse. Abadayimoni nabo baravuze ngo ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura. Nabo barabizi ko bahora barimbuka, kandi n'ubundi bazarimbuka.
Imana irimbura abadayimoni bakwinjiriye, binjiye mu kazi kawe, binjiye mu rugo rwawe, binjiye mu buzima bwawe. Imana Yesu Kristo arimbure abadayimoni b'uburyo bwose. Nabo baravuze ngo turakuzi, uri uwera w'Imana. Bazi ko Kristo ari umwana w'Imana, ari uwera ari we Kristo yaturutse ku Mana. Yesu acyaha uwo mudayimoni, aravuga ngo hora muvemo dayimoni, amutura hasi hagati y'abo bantu bari baraho bose bari kureba. Umudayimoni amuvamo atagize icyo amutwara. Abadayimoni badutera ntacyo bazadutwara, kuko Kristo twiringiye, tumuhaye ubwami muri twe, aza tuyobore nk'umwami n'umukiza, aza tuyobore. Nawe akuyobore mu byo uvuga, mu byo ukora, no mu nzira zawe zose. Ntiwemere ko uganzwa n'ibihe n'iminsi n'ibibi, ahubwo wemerere Kristo aza akorere muri wowe. Dayimoni akuvemo, dayimoni ahunge, dayimoni urwanye imikorere, dayimoni urwanye ubucuruzi ahunge. Abantu bose bari bari aho baravuga ngo ati koko uyu ni umwana w'Imana. Bose barumirwa, barabazanya bati mbega rino jambo ni ijambo ki? Kuko bari babonye ategetse, avuga ijambo rimwe, avuga ngo dayimoni hora muvemo, dayimoni akuvemo, aceceke, ntakongere kugukoresha ibitari ibyo gukiranuka, ntakongere kugukoresha ibibi. Dayimoni tuvemo, dayimoni hunga, dayimoni va mu bantu b'Imana, va mu bizera, va mu bakiranutsi, bareke ibyaha, bave mu businzi, bave mu busambanyi, bave mu kuraguza no kuroga, ndetse n'ibindi byose byangwa n'amaso y'Imana. Abantu baratangara kuko iryo jambo ryo gutegeka ryari rikomeye. Niyo mpamvu natwe dutegetse ibyiza bituzeho, ibibi bihunge mu izina rya Yesu. Amaze gutegekesha abo badayimoni ubutwari bwe n'ububasha, bakava muri uwo muntu, abantu bose baratangaye. Inkuru ye yamamara hose mu gihugu gihereranye n'aho bari bari. Niba Yesu yirukanye abadayimoni utuye mu mujyi wa Gisenyi, niba Yesu yirukanye abadayimoni uri i Musanze, niba dayimoni zaguteraga uri kuri i Kigali ndetse n'ahandi, wumve ko Yesu Kristo arahari, arabirukanye bakuvire mu buzima. Hari abadayimoni baraguteje uburwayi, wikubitaga hasi, ariko uyu munsi wa none wumve ko imbaraga za Yesu zikujeho, imbaraga za Yesu zikujeho. Byumve neza, bikurure, ngende kubyumva ko imbaraga za Yesu zikwinjiyemo, zirukanye abadayimoni, zirukanye imbaraga mbi zose z'umwijima zahigaga ubuzima bwawe, zahigaga ubugingo bwawe. Genda ukiranuke, ubatizwe, uririmbe, ukore imirimo yo gukiranuka, ukore umurimo w'Imana, naho ubundi abadayimoni bakuvuyeho. Bakubuzaga gukiranuka, bakubuzaga gukora ibyiza, bakaguteza ibyaha bishayishije, ukanywa itabi mu gihe kidakwiye, kandi n'ubundi itabi ntirigira igihe, ahubwo naryo ni dayimoni urikimuje. Rero ibyo bihagarike mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zonge zikujeho, abadayimoni bawe ntabwo uzongera kwikubita hasi, ntabwo uzongera guhura n'imbaraga mbi z'ibihombo, ntabwo uzongera guhura n'ibihombo. Ntuzongere kwirwanirira, wumve ko Yesu agiye kurwanirira. Yesu yatabaye Namani akoresheje Elisa amubwira ngo genda wiyuhage mu kidendezi cy'i Silowamu, wibiremo inshuro 7, uravamo ibibembe byakize. Nawe yari afite uburwayi yatewe na dayimoni bw'ibibembe, ariko kuko yumviye ijwi ry'Imana, Namani umugaba w'ingabo w'i Siriya yarubahwaga, yarakomeye cyane, ariko aca bugufi ajya kwiyuhagira mu kidendezi, avamo yakize. Nawe genda rero wiyuhagire mu kidendezi, ubatizwe, ukizwe, ukora ibyiza bishimwa n'Imana n'abantu. Mbese nukora ibyiza ntuzemerwa. Nawe rero uhereye umunsi wa none dayimoni akuveho, nakugarukeho ukundi. Dushima Imana ko ibyumvishe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana,
tugushimiye ko wirukanye abadayimoni baduhigaga turi mu rugo, tutari mu rugo, turi mu rugendo, tutari mu rugendo. Tugushimiye ko wirukanye abadayimoni batwirukagaho impande zose, bakatubuza amahoro n'ibyiringiro. Amahoro aragarutse, byiza biragarutse, umunezero uragarutse, byiringiro biragarutse, n'ibyacu byose twe twaranyazwe. Warugiye uterezwa icyamunara, Imana iragutabaye. Umva ko Imana igutabaye, ntabwo giterejwe icyamunara. Ni mu izina rya Yesu, amen.